Wanywe? You drank? Tuzuye kweli. Njye nakubwiye ngo unywa. Umenye ko wasohokanye na mwenye mari. Amafaranga ndayafite. Iyo nzoga uza amafaranga igura. Irimo hano. Dore akageze makanga. Aka ni 30 akaguze. Wowe nywa. Ibintu bijyanye n'inzoga ariko ndabizi. Wanga nitera inguranywa za rufuro zitumbye inda. Oya buri wese amucyashoboye. Oya kubiri kumwe na mwene mari ukajya kwifatisha ibintu bitumbye inda. Ngase ngiye gufata Jameson ntashoboye. Muri karitsiye hari indirimbo twajya turirimba. Ngo narindi kumwe na yagara kashi ndanyerera ndakumbagara. Iyo ndirimbo nta muntu wemera kuyiririmba adafite byibuze miliyoni 5 ku mufuka. Ufite zingahe se wowe? Njyewe ni kuvuga ngo nimba inzoga akageze amahanga akabura tarani ibaza amafaranga ntunze. Iyo amacupa yose iyi ni bill yanjye. This is my bill. You drink. Yeah. Upfa kudasinda gusa. Uri tugatana mu rugo tukajya kugira utuntu twikorera. Ntabwo ndasoza kunywa baramaniza. Humura. Njye nakubwiye ngo kugusohokana kwanjye ugomba kuba uri mwiza. Uri cyana cy'umuhondo nta cyana cy'umukara ngira. Ugize ngo ntabwo ndasubwo genda umuhondo. Umuhondo nyine ukeye gutyo usa n'akaneke. Agatoto ibiguru by'ibitesi cyakora. Ubundi umwana ni wowe. Havuye mama mu mbyara. Ese ugurisha ko amafaranga uvuga uyafite. Njye njya guhamagaza inzoga n'amafaranga mfite. Iyo nzoga se inzoga y'igihumbi 200. Ishati guranga. Ishati guranga. Iyi kanzu nakuguriye iguranga. Si 30. Gufata 30 nkakugurira ishati. Nako nkakugurira ikanzu nkavuga ati uzasohoka kuri cyana cyanjye. Wowe nywa kwinde bayigize ntoya. Uti kunywa? Ate utuye? Kacyiru. Kacyiru habakire. Munsi w'umuhanda. Ukora iki? Njyewe? Njyewe nkora iki? Ukora iki? Engineer intouchable. Engineer ubakisha amazu n'imihanda. Ikimenyimenya. Ese ko wubakisha amazu ufite nawe yawe? Ngenda kodesha kuko ntabwo inzu nshaka kubaka ntabwo ndagira kuri level yo kuba nayubaka. Urakodesha inzu? Ndaba miliyoni ufite? Ndamutse nubatse inzu nakubaka akazu ka miliyoni 5 10 nshaka kubaka inzu ya miliyoni 80. Byari. Buryari. Ariko wanyweye ibyo ngibyo ukabiva. Oya turi kugura se turabona tuganira. Je nakubwiye ngo. Cyakoze. Ariko kubitari kunywa ariko ibiri kumbabaza buriya. Ibi ndi kuvuga nagaruko nasinze. Mwenari. Nagaruko nasinze. Ni amafaranga kiranye nje fite abantu mamagara bahonkere ba mu Budage na zahe. Ndavuga ni Josué avec le belle fille. Mais je ne suis pas avec le mois d'argent. Agatabanyeza amafaranga. Avuga nti bien sûr. Uzati ni umuntu uzi Igifaransa tuba twarakuru kubatera. Umuntu uzi Igifaransa kuri generation. Imyaka ingahe? Njyewe 28. Mwana w'imyaka 21 nk'ubwo baravuga ngo tuturanira kutwishyura gute? Ugize gute? Belle fille nkawe yabo namusohokana n'amafaranga mfite. Nanagusohokanye n'abandi bayishura akakwitwarira. Kujya kukurarana mu rugo tubagiye. Izo nzoga zirahendutse 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 ari menshi. Jameson yangize kujya ahubwo ni nawe urama amafaranga ngahe? Tutandukana urama amafaranga. Tupfa kuba twararanye. Oya apana kurara. Utahana twese tukajyana mu rugo nyine ariko kurara no gutahana. Twagira mu rugo tubagira utuntu ariko twikorera. Urama amafaranga ngahe dutandukanye hano? Kuguha. Ni wowe urategeka. Numva ngo ndaguhereza amafaranga ukure mayushaka. Ndaguha igifunumba cy'amafaranga ukure mayushaka. Ugize ngo Sare kandi mu kwafisanya gahunda ariko Belle fille. Kwafisanya gahunda ariko ndamuhamagare. Mfite ibiguru by'ibitesi ndakurahiye. Abakobwa beza nk'aba baracyabaho muri Rwanda ra. Wowe ndakurarana ndakurarana kuko tutagitandukanye ku mufuka. Ntaka kuyabura. Ibyana by'imihondo gusa. Serive. Ntihagire izindi nzoga wongera kuzana kuko nizo namwenda zirishurwa na Rusengo. Rusengo ninde? Nyagasana uhoraho. Nikoze mu mifuka ntanga amafaranga yatakaye. Ngo iki? Ni amatwi yumvise. Allô, Bobo. Qu'est-ce que c'est? Ngire kwinyamira. Sasa
bya bintu by'ubucuti baza kwihangana njyewe ndagira ngo wowe na Keza muzi hano ngo bashitingira dusangira ibintu byose nawe n'agahungu kiyeme kareshya n'ifu noneho ihambye imbwa ariko wagira simbizi kareshya gutya urukumva gasa nabi ariko gafite amafaranga sindishuwa neza ko gafite amafaranga ubuze ntihagire izindi nzoga wongera kuzana n'izo wazanye zirishurwa n'uhoraho nyagasani ntabwo wasohoka mwana reka oya natangiye kubona ko byagoranye ukuntu ukiyemera n'ibifaransa bipfuye azi ngo ntabwo nzi ifaransa rero ari kwivugisha ibifaransa bipfuye ngo hano ngo wabo ngo bamweze amafaranga ariko nabonye ko ntayafite mbabarira muze hano munywa amayoga yiwe ayafite nyine ubwonko bwoye bantu tuyaryeho nta kibazo ko ari kumboha pe basi muri iruhande rwanjye nabo meze neza ujyaho we na Keza hano boro ku bisima irimo wagiye murambwira fresh kabisa kano kabari kariho ku shampoo mumba yihute pe sawa merci amafaranga se ko ahari ariko Aisha azi ubwenge ibaze ko Aisha tumaze kuvugana ko turatahana agahita yibata kuri telefone akajya kubwira iwabo ko atari butahe azi ubwenge kugira ngo badatangira kwibaza iki ngo yaraye nanjye nasize kubya seriveri hari icyitwa inzoga zose zihenze uzizanye cyane rwose umva cheers binywera ibyo bintu cheers my baby bavutse neza man twafite amatara yaka ariko ushobora kuba uhembwa amafaranga menshi kabisa njyewe engineer wacisha imihanda n'ibira njye ntabwo mpemba ahubwo ndahemba ntabwo mpembwa ndahemba urahemba mfite wonkeri uba mu Busuwisi no mu Budage reka iyo navuze amafaranga navuga ati je ne suis pas la vécu d'argent mais je suis avec mes amis ntabwo mu cyongereza ntabwo je suis avec mes amis akavuga ati icyongereza nta gacyumba icyongereza abantu kubizi muri bihugu bya za Belgique sabwo mu cyongereza n'igifaransa kandi urakivuga njyewe ushobora kuba warize muri seminari je suis l'ingénieur touchable je suis avec mon amour ubaza n'iyindi Aisha mon amour banzi mari n'iriya ni ya kabiri ubwo baza n'izindi ahubwo baza n'izindi namwe muri couple muri couple okay yitwa Bobo ubu gahunda n'ijana ry'imihondo gusa iyo cyangwa ufite cyana cy'umukara ariko icyana cy'umukara nkijyanye he twari kubi ubwo urabona twazabyara iki urwirungu uzikina nakunze wakina Ndayambaya. none se kutangira guhumira ase n'uvuga kabisa warebye ibyabo narebye ibyanjye humura umwana wanjye sari yo kuvuga ibyiza bo oya none se kumvugira umwana n'ubundi kariya ko gasa na shakonwa shakonwa mu kigoro urayizi kameze na shakonwa mu kigoro ariko uyu wanjye yari yubana umusirimu famille yanjye bagezamo umwana washyize rena ku izuru se bakaguca mu muryango twebwe buri iwacu umva ngo sinofu urashaka n'ibiryo n'ibiki byose baramamaga uretse gato none se umva se reka nzumve Bobo nyine umva se misuku ase wabiretse kikomeza ibiganiro umuntu wamubonye gisore uriya muntu arishyura ariko umenya afite amafaranga ubwo Aisha yamuhisemo muhisemo se guteka twahuriye imihanda aro yego bose ndabizi ko mbari mideni byaraye 50 gute ko je twanywe 18 mbere yaho se babandi bari banywe n'ubundi 70 ngahe ndi mu nama y'umurya cyagiye byari byabaye 60 byari byabaye 42 byabaye 50 gute muri kunshyira umusoro hari ariko ndi mu nama y'umuryango uretse turaza kuvugana ndi mu nama y'umuryango ntaza kubatinda kandi ni njyewe uyoboye inama turaza kuvugana nimugoroba kandi kope kacishije undi abantu bo mu kabari babaye batirishuza abantu mu ntara uko ageze mu kandi kabari wereka twimwira ariko ko mutanywa amazi nibyo nari ndi kubabwira umufamani yaramamaga ngo bakunde ngo bari kwivumbura ngo bashaka amafaranga mbohereje 500 ngo abahe uva sinakubwiye